mwaramutse bavandimwe. Aka kanya kuko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze duhe Imana icyubahiro dusenge. Wite kuri mu ijuru, mubyeyi w'icyubahiro, ufite umugambi ugendereye gukiza isi, gushimiye ko ugize neza ukaba duha akanya ko kongera kuganira mu ijambo ryawe. Utubabarire ibyaha byacu, kandi ubwo tugiye gusangira na bene data ku byawe, uturinde kuvuga ibyacu ahubwo ibyawe ari byo dutora kandi dushobore kubisangira nabo, maze umwuka wera abe umuvomerezi kandi abe ari we ushobora kumeza imbuto no kuzibagarira, kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora kandi tumenye n'uruhande tugomba guhagararamo, tuyobowe na rya jwi ry'umwuka wera wasezeranye ko azatura ku byo akabiduha kandi akatubwira ibyenda kubaho. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bavandimwe, rero ikiganiro tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni ijambo rivuga ngo ubuyobe mu itorero rya Isirayeli bwatumye Imana irireka. Ubuyobe mu ishyanga rya Isirayeli bwatumye Imana irireka. Uyu munsi naho turibaza tuti mbese ubuyobe bwabaye gute? Kuko gusubira inyuma ku bwoko bw'Imana igihe cyose bibaye, Imana ntikomeza kujyana n'abo bantu, irabareka igatoranya abandi. Mu byanditswe byera, aho dusoma amagambo yo mu gitabo cy'Imana Bibiliya, turahera amagambo yanditswe muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, aho ibyanditswe byera bifite amagambo akomeye bigiye kutubwira, aho umwuka yavuze yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Aya magambo avuzwe mu gihe cya Pawulo, kandi iyi Isirayeli ivuzwe tuba dushatse kwerekana ko itorero ry'Imana niryo ryitwa Isirayeli. Mbese reka dufate urugero ruto ku byabaye ku Bisirayeli, ari nabyo birimo kuba ku bwoko bw'Imana uyu munsi. Mbese ugutoranywa k'umuntu iyo akoze ibinyuranye n'ukuri, Imana ikomeza gukorana nawe. Reka dusome amagambo yanditse muri Yesaya 49, tugiye kureba ugutoranywa kwa Isirayeli. Isirayeli nk'ubwoko bwihariye, Isirayeli nk'ubwoko bwatoranijwe. Muri Yesaya 49 amagambo ahari nuyumva uravuga uti rwose aba bantu ntibashobora kurekwa. Ari nabyo biryamisha bamwe muri bene data mu mutekano upfuye, bakavuga ngo dufite izina ryiza ryatoranijwe. Yesaya 49:16 haranditse ngo dore nguciye nk'imanzi mu biganza dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Mu Kirundi bishatse kuvuga ngo dore nguciye nk'indasago, kandi inzitiro zawe zihora imbere yanjye ibihe byose. Bigaragara ko aya magambo wayabwiwe kandi ukaba uyabwiwe n'Imana, mbese wakwiyumvamo ko udashobora kurekwa uko byagenda kose. Ndetse no mu gitabo cyo Kuva tuhabona amagambo Imana yabwiye Abisirayeli ubwo bari bayobowe na Mose, ari itorero ritoranijwe. Maze mu Kuva igice cya 19 aha ku murongo wa 4 n'uwa 5 haranditse ngo mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Ngira ngo isezerano rirumvikana ngo mbatoranije hehe? Mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Bigaragara ko ubwiwira ijambo nawe wahagarara ukavuga uti naratoranijwe, ndetse natoranijwe mu mahanga ngana iki yose, kuko isi yose ari iki? Ari y'Uwiteka. Maze ndetse no muri Zekariya igice cya 2 umurongo wa 12 turacyareba uburyo Isirayeli yatoranijwe, maze uko gutoranywa kwayo kukayiryamisha mu mutekano mubi,
maze aho kugira ngo bagendere mu nzira z'Uwiteka bakagendera mu nzira bitoranyirijeho ubwabo. Ibi biratwereka ko ukwibeshya kwa Isirayeli n'undi wese wa none abasha kwibeshya. Zakariya 2:12. Kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kuko ubakoraho abakoze ku mbone y'ijisho rye. Mbese iri jambo rirakomeye. Iri jambo rirakomeye cyane, kuko niba gukora ku mw'Isirayeli ari gukora mu mbone y'ijisho ry'Imana, niba kandi yabaramije amababa nk'ay'inkukuma, bikaba bigaragara ko yabatoranije mu mahanga yose kuko isi ari iyiwe, mbese koko Uwiteka aba bantu mumva yabareka? None se Abisirayeli baje kurekwa? Kubera Abisirayeli bari barijajaye, bibwiye yuko nubwo bakora ibyaha Imana itabareka. Bihitiyemo inzira zabo, ndetse ubwo umwana w'Imana Kristo yaraje, baravuga bati nta wundi mwami dushaka utari Kayisari. Nimwumve namwe amagambo aboneka mu wifuzwa ibihe byose. Paje 568. Uwifuzwa ibihe byose, paje 568. Haranditse ngo nta nzira nyinshi zijya mu ijuru ziriho, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kwitoranyiriza inzira yiwe. Kristo yaravuze ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Guhera umunsi icyigisho cya mbere cy'ubutumwa bwiza cyabwiririjwe muri Edeni, igihe cyatangazaga ko urubyaro rw'umugore ruzamenagura umutwe w'inzoka, Kristo yerekanywe ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Kristo yari inzira mu gihe cya Adamu, yari akiriho n'igihe Abeli yaturaga Imana igitambo cy'umwana w'intama washushanyaga amaraso y'umucunguzi. Kristo yari inzira abakurambere n'abahanuzi bashoboye gukirizwamo, n'uyu munsi Kristo niwe nzira rukumbi itugeza ku Mana. Ntago ari imigenzo, ntago ari gahunda zindi z'isi. None se bigenda bite iyo umuntu anyuze mu nzira zinyuranye n'izo Uwiteka yahamije? Dusoma mu gitabo cya Yeremiya 31:33 ndetse na 36 kugeza 37. Yeremiya 31:33 kugeza 37. Uko niko Uwiteka avuga, watanze izuba kuba umucyo n'amanywa, yashyizeho amategeko kugira ngo ukwezi n'inyenyeri bimurikire ijoro, utera inyanja kwihinduriza bigatera umuraba guhorera. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye aravuze ati ayo mategeko nakuka imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, urubyaro rwa Isirayeli narwo ruzaba rutakiri ubwoko bwanjye iteka ryose. Aya magambo muyumva arakomeye. Aya mategeko mbahaye ntakuka, niyaramuka akutse ntabwo muzongera kuba ubwoko bwanjye imbere yanjye iteka ryose. Ni ukuvuga ibihe bidashira, biteye ubwoba. 36 ngo ayo mategeko ntakuka imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, urubyaro rwa Isirayeli narwo ruzaba rutakiri ubwoko bwanjye. 37 uku niko Uwiteka avuga ati ijuru riri hejuru nibishoboka ko rigerwa, kandi n'imfatiro zo hasi ku isi nibishoboka ko zirondorwa, nibwo nzaca urubyaro rwa Isirayeli rwose nduhoye ibyo bakoze byose, niko Uwiteka avuga. Aya magambo arasobekeranye, kuyumva ni ikindi kintu. Ibaze ati amategeko nakuka ntabwo muzongera kumbera ubwoko, ariko mu kanya aravuze ati hataraboneka ubupima isi, hataraboneka ubupima ijuru, abo ntibashobora kuboneka, ati uru rubyaro ntiruzacika hehe imbere yanjye. Ngira ngo iri jambo ryatuma umuntu asinzira, sibyo bavandimwe? Iri ryatuma usinzira ukavuga uti koko uru rubyaro ndi urubyaro, sinshobora guhinduka, sinshobora kurekwa. Ariko ibyanditswe mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose 86 ndetse no muri Maraki igice cya 3, aho Uwiteka avuga ngo iyo abantu biwe baganira atega amatwi akumva. Reka turebe Maraki igice cya 6. Ibi ni bihamya byo muri Bibiliya bibanza kwerekana uburyo Imana yatoranije abantu, ariko hano iravuze ngo hataraboneka ubupima ijuru, hataraboneka ubupima isi,
ngo amenye iyi mfatiro zayo zishinze, ngo ntabwo azareka urubyaro rwa Isirayeli ibihe bingana iki? Ibihe byose. Nuko muri iki gitabo cya Malaki ho hari amagambo avuzwe ngo, ngiye gusoma igice cya 3 ku murongo wa 6, ngo kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo batazamarwaho. Bigaragara noneho abahungu ba Yakobo ntibashobora kumarwaho. Ariko reka dusubire mu mateka. Mbese koko abo bahungu ba Yakobo baracyari ubwoko butegeka isi? Mbese Imana iracyagendana nabo? Muri Samweli wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 30 tubona igitekerezo kibabaje cy'umugabo yitwa Eli. Uyu nguyu Imana yari yarahiye nawe ko azahora agendera imbere yayo iteka, ko atazigera atandukana nawe. Maze umunsi umwe Eli yakoze icyaha, ubwo yarekaga abahungu be bagakora ibizira mu nzu ya Isirayeli. Maze ku murongo wa 30 aravuga ati, nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Nyamara uyu munsi ab'itorero ry'Ilawudikiya bavuga bati twaratoranijwe, kandi nibyo. Itorero ry'Abadiventiste nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'iherezo, handitse aya magambo meza akomeye. Nubwo nta shimwe rihari kuri Lawudikiya, ariko mu byaduka 49 haravuga ngo, ni umutwe uvuga ngo umurimo wihariye w'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Nyagasani yatugize ububiko bw'amategeko ye, yaturagije ukuri kwera ku iteka ryose, kugomba kugezwa ku bandi hakoreshejwe imiburo itanganywe gukiranuka, kubacyaha no kubatera akanyabugabo. Abadiventiste b'umunsi wa 7 batoranijwe n'Imana ngo babe ubwoko bwihariye, nk'uko na Isirayeli yaragenje gute? Yari yaragenje gute? Yaratoranijwe. Ngo bwatandukanijwe n'isi. Imana yabakuye mu isi ikoresheje inkota ikomeye y'ukuri, maze irabiyegereza. Yabagize abahagarikizi kandi ibahamagarira kwibera abavugizi mu murimo uheruka w'agakiza. Ubutunzi bukomeye bw'ukuri butigeze buhabwa abantu bapfa, imiburo ikomeye kandi iteye ubwoba Imana itigeze yoherereza umuntu, barayihawe kugira ngo bayishyikirize isi. Aya magambo murayumva, ni amagambo akomeye cyane, avuze ngo yabagize abahagarikizi kandi ibahamagarira kwibera abavugizi mu murimo uheruka w'agakiza. Ubutunzi bukomeye bw'ukuri butigeze guhabwa abantu bapfa, imiburo ikomeye kandi iteye ubwoba Imana itigeze yoherereza umuntu, barayihawe kugira ngo bayishyikirize isi. Nguwo umurimo w'itorero ryasigaye ryabategereje, ari ryo ryitwa 7 Day Adventiste du 7e jour. 7 Day Adventiste cyangwa Adventiste du 7e jour. Nyamara Abanyalawudikiya baracecetse, ndetse bibwira bati twebwe turi bihanganye, turakomeye. Ariko se noneho ku iparagrafe y'131 ho harimo kuvuga ngo iki ni 132 tumaze kwasoma. Noneho tujye ku ipaji ya 61 ku paragrafe y'185. Paragrafe y'185 ni ku rupapuro rwa 61. Haranditse ngo Imana ikorana n'abayibereye indahemuka. Hano ndagira ngo twibuke inyuma, tubonye ngo bahawe umucyo mwinshi, bahawe ubutumwa bwo kuburira isi, kandi icyo nicyo cyonyine aba bantu b'Imana bagomba gukora. Ariko se Imana ikorana n'abameze gute? Nk'uko byagendekeye Isirayeli ya kera, niko bigomba kugendana n'ubu, kuko ibyanditswe bitagomba gutakara. Haranditse ngo umwami Yesu azahorana ubwoko bwatoranirijwe kumukorera. Igihe abayuda bangaga Kristo, ari we gikomangoma cy'ubugingo, yabambuye ubwami bw'Imana, ibuha abanyamahanga. Hari akadomo iravuze ngo Imana izakomeza gukoresha iryo hame mu mashami yose y'umurimo wayo.
iri jambo rirumvikana. Ndarisubiramo ngo umwami Yesu azahorana ubwoko bwatoranirijwe kumukorera. Igihe abayuda bangaga Kristo, igikomangoma cy'ubugingo, yabambuye ubwami bw'Imana abuha abanyamahanga. Imana izakomeza gukoresha iryo hame mu mashami yose y'umurimo wayo. Iryo hame ni irihe? Ni uko abayigomeye igenza gute? Ibareka, sibyo? Ngo abayigomeye igenza gute? Irabareka. Hanyuma muri cya gitabo cya Samweli, icya mbere cya Samweli mu gice cya 2, dusomye hariya kuri wa murongo wa 30, tuhagaruke ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha hariho nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Aya magambo arahura, sibyo yemwe? Aya magambo arahura kuko bigaragaye yuko ngo Imana izakomeza gukoresha ihame ryo kwambura abayigomeye umurimo wayo ikawushinga abandi. Ni nako byagenze mu gihe Isirayeli yari yanze kwemera ubutumwa bwa Kristo. Nicyo gihe yatoranije intumwa, nuko intumwa zishinga umurimo. Yesu abivuga mu ijambo ribabaje ngo inzu yanyu nyibasigiye ari umusaka. Maze bamaze kwanga Kristo, aragenda atoranya abarobyi b'i Galilaya ba Petero na ba Yohani, abantu batize, abashinga umurimo. Maze abigisha imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice irangiye ahitamo kubatuma. Ni nako bimeze na n'uyu munsi. Hano byanditswe ngo iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, umwanya ryaba ririmo uwo ari wo wose, uko ihamagarwa ryaryo ryaba rikomeye kandi ryera kose, cyangwa ryatoranywa twabonye, ntishobora gukomeza gukorana naryo. Itoranya abandi kugira ngo ibikoreze inshingano z'agaciro gakomeye. Ariko aba nabo iyo batiyejejeho ibikorwa bibi byo mu mibereho yabo, iyo batigenzurishije amahame yo kwera no gukiranuka, icyo gihe Uwiteka abahana yihanukiriye kandi akabacisha bugufi, batakwihana akabakura ku murimo ndetse akanabavuma. Niyo mpamvu bavandimwe, we kwibwira ngo namaze kuronka umucyo ngo ibyo birahagije. Ukibona umucyo ugomba kuwukomereramo. Ngo ukibona umucyo ukwiriye kugenza gute? Kuwukomereramo. Kuko igihe cyose ubonye umucyo ntuwukomereremo, mu Baheburayo igice cya 12 hari amagambo ateye ubwoba avuga ngo, Abaheburayo 12 handitse ngo umurongo wa 2 ngo dutumbira Yesu niwe wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Ku murongo wa 3 ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye, butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Aya niyo magambo atubwira ngo tweye gucogora. Niba twararonse uyu mucyo tuwukomereho, kuko nitutawukomeraho tuzasangwa twaratakaye. Reka dukomeze n'aya magambo ari aha ngaha, uburyo Imana ireka abantu, uburyo Imana ibatoranya, ndetse uyu munsi abantu bakaba barya mu mutekano upfuye nk'uko byanditse muri Yakobo igice cya 17. Naho hari ijambo ryaguhumuriza ukavuga utoya nawe nto, Imana ntishobora kundeka mu gihe ibintu bimeze nk'uko uyu munsi. Yamara ukurukwa cyangwa se uguta kwavuzwe mu byahishuwe igice cya 3 ahavuga ngo ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umutunzi ndatunganiwe, byongera kuboneka no muri Yakobo igice cya 1. Reka turasoma ku murongo wa 17 aho Uwiteka avuga ayo magambo akomeye ati, kuko nta jambo na rimwe ryabonetse ritarututse ku Uwiteka. Aravuga ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye nibyo biva mu ijuru bikamanuka biturutse kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa
ngo agire igicucu cyo guhinduka. Niyo mpamvu iyo abanyabyaha, iyo abanyarahudokiya, iyo abantu bari baratoranijwe bakoze ibibi, maze noneho ibyo bibi bakiyumvamo ko batoranijwe. Nimwibuke Yohana mwene Zakariya yaraje abonye abafarisayo barimo kuza, arababaza ati niko mwabana b'inzoka mwe, ninde wababwiye guhunga umujinya ugiye gutera? Bati wowe Yohana, twebwe twita abana b'inzoka kandi turi abana ba Aburahamu, twaratoranijwe. Ariko gutoranywa kwabo ibyanditswe bitubwiye ngo Imana ntisubira gukorana n'abagenje ukundi. Noneho ngo itoranya abandi, ngo ikabikoreza inshingano y'agaciro gakomeye. Muri iki gitabo hari amagambo avuga ateye ubwoba ngo ku iparagarafu y'187 paji ya 62 mu byaduka handitse ngo itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi rizapimirwa ku minzani yo mu ijuru, rizapimirwa ku minzani yo mu buturo bwera bwo mu ijuru, rizacishwa urubanza hakurikijwe amahirwe n'inyungu ryabonye. Tuzacirwa urubanza, umuntu wese azacirwa urubanza hisunzwe inyungu n'amahirwe yari afite. Niba inararibonye yaryo y'iby'umwuka itageze ku rugero rw'ubuntu Kristo yarihaye atanze igiciro kitagira akagero, niba imigisha ryahawe itararihesheje umwiteguro ukwiriye ngo rishobore umurimo ryashinzwe, ubwo noneho rizacirwaho iteka ngo wasanzwe udashyitse, rizacirwa urubanza hakurikijwe umucyo ryahawe n'ibihe byiza ryari ririmo. Aya magambo yanditswe na Madamu White mu gitabo cyiswe ngo ubutumwa ku bagabura, urupapuro rw'102, aho hari mu 1903. Mu 1903 imiburo yo gucyahwa kw'intangarugero bahawe yagaragariye mu isenyuka ry'ibyumba byari bifitiye umurimo akamaro mu buryo bw'umwihariko. Iyo miburo iratubwira iti ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Ibyahishwe 2:5. Imana mu mbabazi zayo iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze ukora imirimo nk'iya mbere. Ku iparagarafu y'189 handitse ngo iri torero kuri ubu ryamaze guhindanywa no kugwa kwaryo, niritihana ngo rihindukire rizarya ku mbuto isharira y'imirimo yaryo, kugeza ubwo rizifata impungenge rikigaya. Yaba habonekaga kwigaya. Ariko uvuze ngo mwabana b'inzoka mwe, uri nka Yohana, yakubwira ati ndi umwana wa Aburahamu, kandi ntabwo wamugisha impaka kuko biranditse ngo nabaciye mu biganza nk'imanzi. Maze noneho hano amagambo akomeye aravuga ngo igihe rizarwanya ibibi rigahitamo ibyiza, igihe rizashakashaka Uwiteka rifite kwicisha bugufi, risabwa kandi rikagera ku rugero rw'icyo ryahamagariwe muri Kristo, rigahagarara ku ruhimbi rukomeye rw'ukuri ku iteka ryose. Uru ruhimbi ruri kuvugwa si za mpimbi zubakwa n'abantu, ni urufatiro rw'ijambo ry'Imana, nk'uko mu 1844 abadivantiste b'umunsi wa karindwi bari bubatse ku bintu bitatu bikuru. Icya mbere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni amayerekwa aribyo bitabo bya mwe mu buhanuzi, maze icya gatatu ni amasengesho. Mbese uyu munsi niko bikiri? Ubu ngubu ibintu byarahindutse, ni ukujya mu misa ndetse hakaba n'akaziki, cyangwa se tugasoma ibinyamakuru, cyangwa se tukabwirwa ibitekerezo n'udukino tw'abana tugataha. Ubwo rero ukwera nyakuri kwamaze guhindanywa. Ariko reka dukomeze turebe, itorero rigomba kwigarurira umugambi w'iryo ryahamagariwe, ubwo nibwo rizakira. Amagambo akomeye ari hano ngo rizahagarara mu kwiyoroshya kwaryo no mu kwera ryahawe n'Imana, nta masezerano na make rigifitaniye n'ab'isi. Ngo nta masezerano na make rigifitaniye n'ab'isi. Aya ni amagambo yanditse mu bihamya by'itorero umuzingo wa 847 na 251, ndetse ayo nayo yanditswe mu 1903. None se uyu munsi amateka ya Isirayeli ko ari umuburo kuri twebwe byifashe bite? Muri iyi minsi iheruka
ubwoko bw'Imana buzagerwaho n'akaga kose Isirayeli ya kera yanyuzemo. Abatazemera imiburo y'Uwiteka bazagwa mu mitego nk'iyo Isirayeli yaguyemo, kandi ntibazabona uburuhukiro bitewe n'uko kutizera kwabo. Abisirayeli ba kera bahanganye n'ingorane bitewe n'imitima yabo itejejwe. Kudashaka kuyoborwa n'Imana kwabo nk'ishyanga, kurekwa kwabo guheruka kwabaye ingaruka yo kutizera kwabo bwite. Ngo kurekwa kwabo guheruka kwabaye ingaruka yo kutizera kwabo bwite. Kwiyiringira bo ubwabo, kutava kwizima kwabo, ubuhumyi bwo mu bwenge bwabo no kwinangira kw'imitima yabo, amateka yabo kuri twe ni akabarore k'akaga katurindiriye mu nzira zacu. Mbega ikintu kibabaje cyane, birababaje kuko niba Isirayeli nk'uko yinangiye kugeza ubwo ibamba Yesu, ikinangira ikicisha Sitefano amabuye, bakinangira bagatera Pawulo amabuye ati mpindukiriye abanyamahanga, uko niko umurimo w'ubutumwa buheruka urimo kwangizwa, maze ibyajyaga kutubera agakiza bikatubera umuvumo. Dukomeza n'amagambo ari mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Turacyareba ku byaduka paje 175 muri iki gitabo, paragarafe ya 618. Haranditse ngo, kuko aya magambo yo yavuye muri Review and Herald yo ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu mu 1895. Aravuga ati, bidatinze umwami agiye kuza. Muri iri torero hagomba kubamo kwezwa, hakabamo n'umurimo w'igosora, kuko muri twe harimo ababi badakunda ukuri cyangwa ngo bubahe Imana. Niyo mpamvu uyu murimo w'igosora urimo uratuma abantu bajya mu mpande zitandukanye. Ndetse ahandi yavuze ngo nabonye ikiganza cy'Uwiteka kiri mu Badivantiste, ngo abatatanye, ariko ngo ibyo yabikoreye kugira ngo abo kuri bagaragare, ab'ibinyuma nabo bagenze gute bagaragare. Turi mu gihe cy'ishungura, aho buri kintu cyose gishobora kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Uwiteka ntazababarira abazi ukuri niba batumviye amategeko ye mu magambo no mu bikorwa. Iri jambo rirakomeye, ngo Uwiteka ntazababarira abazi ukuri niba batumviye amategeko ye mu magambo no mu bikorwa. Maze amagambo akurikiraho aboneka ku ipaje y'178, paragarafu ya 632 na 633. Yo aravuga ngo, inyigisho z'ibinyoma zatumye bamwe bayoba. Mbese niki cyatumye iri torero rirekwa? Nuko inyigisho z'ibinyoma zatumye bamwe bagenza gute? Bayoba. Nk'uko byagenze mu gihe cya Isirayeli, reka dusome Yesaya igice cya 2 umurongo wa 6. Nk'uko byari biri mu gihe cy'Abisirayeli, Yesaya igice cya 2 umurongo wa 6. Yesaya yaje kuburira Abisirayeli, maze aravuga ati, Yesaya 2 umurongo wa 6, aravuga ngo, ubwoko bwawe aribwo nzu ya Yakobo, ubwoko bwawe aribwo nzu ya Yakobo, waburekeshejwe nuko buzuye imigenzo ivuye iburasirazuba, bakaraguza nk'Abafilisitiya kandi bakifatanya n'abanyamahanga. Mu byaduka twabonye ngo itorero rizongera kwezwa rironka imbaraga ari uko ryitandukanyije n'amasezerano y'iki n'isi. None hano Yesaya we avuze ati, ubu bwoko waraburetse kuko bwuzuye imigenzo iturutse iburasirazuba, bakaraguza nk'Abafilisitiya kandi bakifatanya n'iki n'abanyamahanga. Ngiyo ingorane yabaye muri uko kugwa k'ubwoko bwari bwaratoranijwe. Ubwoko bwabaye ikigeka cy'amategeko y'Imana. Ubwoko bwahawe amahirwe menshi n'imigisha myinshi, ariko ntibubwiteho. Nuko bugapfusha ubusa amahirwe akomeye bwari bwahawe. Bibarababaje cyane kumva ibintu nk'ibi bivugwa ku bantu batoranijwe. Birababaje cyane. Hano handitse ngo, ingirwabuhanga n'iyobokamana
bizahangana bitewe n'uko abantu bafite aho bagarukira badashobora gusobanukirwa n'ubushobozi no gukomera by'Imana. Ahandi banditse ngo umuntu yava akagera aribeshya. Mu gifaransa bavuze ngo l'homme est faillible. Umuntu agenza gute? Aribeshya. Niyo mpamvu iyo dufashe imyanzuro nkatwe ngo nuko habaye inama z'abantu b'abahanga bize, nuko tugashinga ihame tukarishyiraho rikagenderwaho rikitonderwa, icyo gihe Imana ntabwo biri kumwe natwe. Imana ntiyita ku bwinshi bw'abantu, ahubwo Imana yita ku kuri kw'ijambo ryayo. Aya magambo avuze ngo ingirwabuhanga, ni ukuvuga abantu bize bafite za PhD n'abandi mu by'iyobokamana, ngo bizahangana n'iyobokamana bitewe n'uko abantu bafite aho bagarukira mu bumenyi badashobora gusobanukirwa n'ubushobozi no gukomera by'Imana. Neretswe aya magambo yo mu byanditswe byera avuga ngo kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Mu byakozwe n'intumwa 20:30 byanze bikunze ibyo bizaduka mu bwoko bw'Imana. Ayo magambo yavuze mu 1890 muri evangelisme ku rupapuro rwa 531 byongera kubonekamo na 539. Ubwo ishungura rizaza bitewe no kwinjiza inyigisho z'ibinyoma. Ubwo ishungura rizagira gute? Rizaza ngo bitewe no kwinjiza inyigisho z'iki? Z'ibinyoma. Nibyo bigaragara uyu munsi. Bigaragara yuko niba inyigisho z'ibinyoma zinjira, ntabwo zazira rimwe. Habanza hakaza kamwe, ejo hakaza kandi, ejo bundi hakaza kandi, ejo bundi hakaza kandi. Niba bavuze ko umugenzo wa gipagani wo kuziririza Christmas bamaze kuwita irindi zina ko ari umunsi w'ivuka rya Yesu, abantu bakabyemera, generasiyo izakurikira izasanga ari umugenzo usanzwe. Ariko twabonye mu gitabo cy'ingenzi ngo umugenzo umaze imyaka 1000 ngo umucamanza ngo yawemera, ariko bamaze kugenzura bagasanga ari ikinyoma. Mbese uwo mucamanza utabera yawemera nka Yesu? Twabonye ko umuntu yawemera ariko umuntu we ntiyawemera. Ubwo rero iri jambo muri cy'akarongo rivuze ngo ubwo ishungura rizaza bitewe no kwinjiza inyigisho z'ibinyoma, abo basomyi b'amajyejuru badafite aho bashikamye na hamwe bazamera nk'umusenyi utemba, bazanyerera bahitemo guhagarara mu myanya yose ihamanya n'ibyifuzo byabo bishaririye. Nibo bazaba bafatira ingingo abo mw'itorero. Wowe udashobora kwerekana umutimanama wawe, ahubwo ugomba kwicara kugira ngo wigishwe. Baza kubwira ati cara wigishwe, wese wizeheye, nta teoloji ufite. Ariko ngo ibikoresho bizakora uyu murimo ngo ntago ari abantu berejwe hehe mu mashuri, ahubwo ngo n'abantu bazaba barejejwe n'umwuka wera kuko babikwiriye. Kuko banze kwakira urukundo rw'ukuri, bazafatwa n'uburiganya bw'umwanzi, bazakurikira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi bazava mu byizerwa. Ariya magambo avuga ngo bazava mu byizerwa, ngo bazita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni, ni amagambo akomeye kandi ateye ubwoba. Ngo bazita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'iki? Z'abadayimoni. Niko ubu ngubu byagenze. Hari ibintu bikomeye birimo birabera muri iyi si y'uyu munsi. Ibyo nabyo iyo bajyanye umupfu mu rusengero ni nko kwita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'iki? Z'abadayimoni. Maze haravuga ngo ingaruka yo kwanga ibihamya ni ukugera mu buhakanyi. Ingaruka yo kwanga ibihamya ngo ni ukugera mu buhakanyi. Ikintu cy'ukuri ni uko abo badivantiste b'umunsi wa 7 bibereye munsi y'ibendera rya Satani bazatangira banga kwizera imiburo n'amagambo abacyaha biri mu bihamya by'umwuka w'Imana. Aya magambo yabonetse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranije, igitabo cya 3 urupapuro rwa 84, ni mu Cyongereza, ubwo bite select message, kandi aya magambo yanditswe mu 1903. Noneho twakwibaza uhereye mu 1903 ukageza uyu munsi mu 2016, mbese ubu bwoko burimo kugera he?
ndagira ngo mbibutse ikindi kintu gikomeye. Ubwo Imana yari imaze gutandukana na Sawuli, imaze kubwira Samweli ngo genda umubwire uti ntabwo Imana yishimira ibitambo n'amaturo mutanga, ahubwo ikintu yishimira ni uwuyumvira gusa. Turi kumwe? Maze noneho ngo byatwaye ikindi gihe, ndetse ngo yagerageje no kwirukanka kuri Dawidi ashaka kumwica, kuko ngo icyo gihe Imana yarababaye iravuga iti nicujije icyatumye nimika nde Sawuli. N'ubu ngo Imana irababaye iravuga ati nicujije icyatumye nzeza cyangwa ntanga ikigega cyanjye cy'amategeko yanjye kuri ubu bwoko. Mbega akaga, mbega umubabaro. Maze kuri iriya paragarafe ya 637 handitse amagambo ababaje ngo uburiganya buheruka bwa Satani buzaba ubwo kuburizamo umumaro w'ibihamya by'umwuka w'Imana. Aho ihishurirwa ritari, abantu bararimbuka. Imigani 28:18. Imigani 28:18 haranditse ngo aho guhishurirwa kutari ngo abantu bagenza gute? Barahona, bararimbuka. None uyu munsi ihishurirwa ryarahagaze. Satani azakorana uburiganya, akorana ubuhanga mu buryo bunyuranye no mu bikoresho binyuranye kugira ngo atsembeho ibyiringiro abasigaye b'ubwoko bw'Imana bafitiye ibihamya by'ukuri. Mbega akaga, mbega ukuntu Satani yatugiriye nabi. Uyu murimo wakagombye kuba wararangiye. None se byagenda bite? Wahamya gute ubutumwa bwa marayika wa gatatu uhamagarira abantu gusohoka, nyamara wowe ukaba wifatanije nabo? Yesaya yavuze ngo ubwoko bwawe aribwo nzu ya Yakobo waburekeshejwe nuko buzuye imigenzo iturutse hehe? Iburasirazuba. Noneho imigenzo y'abapagani iyo yinjiye mu itorero, ibyanditswe byatubwiye ngo, igitabo cyavuze ngo iyo abantu batakigendera mu mahame y'ijambo ry'Imana, ntibaba bakiyoborwa n'ukuri kwa Bibiliya, ngo Imana ntiyongera gukorana nabo, ahubwo yitoraniriza abandi ikabayikoreza inshingano z'agaciro gakomeye. Ku rupapuro rw'180 paragarafu ya 641 haranditse ngo abantu Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'iyi si bazigana Isirayeli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi bakoreshejwe na Lusiferi, bizanangira abantu mu kudasobanukirwa, kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobe kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi gitobotse. Urumvira ijambo, mwumvira ijambo ribabaje, mwumvira ijambo ribabaje bavandimwe. Abantu Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'iyi si bazigana Isirayeli ya kera. Ubu ngubu itorero ry'Abadiventiste ryiganye Isirayeli ryari ya kera. Byanditse amagambo babaje nyasubiremo kandi ngo amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, ngo iyo bamaze kuyatera umugongo nuko bagatangura gutegura imishinga ya kimuntu nk'uko abaporoso bakoze, nk'uko abakatolika bakoze kera. Noneho n'iri torero ryatanguye gushinga amakampani, nuko ritangura ubucuruzi, mu gihe ayo mafaranga yagombaga gufasha imfubyi, abakene, impunzi n'abandi bantu, ariko ntashorwe mu mishinga y'ubucuruzi. Benshi ni abazagaragaza ko badashobora kubana na Kristo bitewe n'uko batabanye umwe nawe, n'uko batapfuye ku by'isi, kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi buziyongera. Ngo kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi buziyongera. Nuko rero muri aka kanya dufite gatoya, nk'uko twabibonye muri Yesaya haranditse aya magambo ngo, Yesaya 2, aya magambo ndayasubiramo, niyo yatumye ubu bwoko burekwa, niyo yatumye ubu bwoko burekwa. Kuko Uwiteka yarahamagaye ati
mw'ab'inzu ya Yakobo mwe nimuze tugendanire Uwiteka, tugendere mu mucyo we. Ariko arongera aravuga ati ubwoko bwawe aribwo nzu ya Yakobo waburikishijwe nuko bwuzuye imigenzo ivuye iburasirazuba, bakaraguza nk'Abafilisitiya kandi bakifatanya n'abanyamahanga. Igihugu cyabo bacyujuje ibishushanyo. Birababaje cyane. Nyamara uguhamagara kw'Imana nziza, Yeremiya 6:16, Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe. Niyo mpamvu Abadivantisite duhagaze kugira ngo turebe, hanyuma tubariritse inzira za kera. Uwiteka avuga ngo nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubariritse inzira za kera, hanyuma inzira nziza murebe iyo ariyo aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hamwe waba ushaka kubona uburuhukiro mu mutima, Yesu arongera agahamagara muri Matayo 11:28 kugeza 30 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Uyu munsi Yesu arahamagara ngo ngwino unsange nkuruhure. Wikoreze ingata yanjye kuko itababaza. Reka tumwigireho, reka tugende nkuko yagenda. Kuko mu Baheburayo 13 naho hari andi magambo atubwira ngo Yesu ko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, ni nako azahora kugeza ryari, ibihe byose. Abaheburayo 13 turimo turagenda twegereza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Haranditse ngo guhera ku murongo w'8 turagenda tugeze ku murongo wa 16. Ndavuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. 13 nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutwa kubwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Iyo ni Bibiliya bivuga, ntago ari jyewe. Uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, ni nako azagira gute, ni nako azahora. Bibiliya yatubwiye ngo inzu yabo ayibasigiye ari iki, ari umusaka. Mu rundi ruhande mu wifuzwa ibihe byose aravuze ngo nk'uko Isirayeli ya kera yari iri, ni nako amateka y'Abadivantisite bo bagenje gute ari. Mbega ibintu bibabaje. Banze umwana w'Imana maze amaze kubacika agiye, basigara bamushaka batakimubona. Ubwo Tito yari abateye ngo baraboroze ngo icyubahiro cy'Imana cyabavuyeho. Nuko amagambo tugiye gusorezaho aravuga ngo nuko umurongo wa 13, nuko natwe dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutwa kubwe, kuko inzu ya Yesu ari iki, ari umusaka. Kuko hano tutahafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari we mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo, kugira ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza iki, Imana. Nuko rero dutanga ibitambo by'amashimwe kandi twizere yuko yatanguye umurimo muri mwebwe ari izawurangiza, kandi umuntu wese ajye yibukira ijambo ngo mwibuke ihamagarwa ryanyu twabonye mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 6. Maze amagambo twashorejeho ari mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 20, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero uko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ntago tugomba kubakwa ku kindi kintu cyahimbwe n'umuntu, tugomba kubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, maze Kristo akabibuye rikomeza imfuruka. Ntitwiratane izina nka Isirayeli, ahubwo twiratane ko dufite Kristo, umuntu wese amushakisha umutima, kandi yavuze ati muzanshaka mu mbone nimunshakisha umutima wanyu wose. Nuko Imana yo mu ijuru idufashe kugira ngo aho twubake ahakwiriye kandi tuyobowe n'ijambo, maze Yesu niyagaruka azasange twambaye gukiranuka kwiwe, tutambaye imirimo yacu, tutambaye imigenzo y'isi, tutagendera mu migenzo y'abanyamahanga, ahubwo dufite ukuri ariko dukenyeje, ndetse n'agakiza ari ingofero yacu. Nibyo nsabira umuntu wese ngo Imana ibiduhe kandi bidusangiza n'abandi bazumva kandi bazabona iyi DVD mu izina rya Yesu.
reka dusoze dusenza Imana. Data wa twese ugira neza, tugushimiye akanya duhaye ko kugira ngo twumve amagambo yawe, kandi twongeye kukwinginga kuko ari wowe ufite umugambi wo gukiza isi. Ubu butumwa bwakagombye kujyanwa n'abamarayika ko n'ubundi bwitwa ubwa marayika wundi, ariko wemeye ko ibikoresho abantu ndetse by'ibinyantege nke bicumura ari byo ushinguye umurimo. Ntabwo wari udukwiye, ariko warabyemeye kugira ngo udutume. Niyo mpamvu natwe duciriye bugufi kugira ngo tukwemerere, utubere data kandi tukubere ibikoresho. Ubanze utunganye imihogo yacu, utunganye imibiri n'ubugingo n'intekerezo, kugira ngo ibyo tuvuga bigiye kuducira urubanza ngo byongere iteka tuzacirwaho, ahubwo twejejwe n'amaraso ya Kristo kandi tubabariwe ibyaha byacu, biduheshe kuzaraganwa n'abera, kugira ngo tukizanye n'abatwumva. Nibyo twingingiye mu izina rya Yesu. Amina.